Utasha ufite amafaranga? Nayo. Ntayo? Nayo mfite. Uru rusazara. Mujye mugenda mufite amafaranga. Ntayo mfite. Ntayo? Ntayo. Nta mafaranga mfite. Ntayo. Ukaruwa. Uramporeye. Urugunsaga. Wamaye amafaranga. Wamaye amafaranga. Ntayo. Kabaze ndebe niba harimo amafaranga. Mama nyambuye mu. Muri mu biki? Umuntu wambwiye ngo nze kumutelefona Aro. Nyine bya bindi ndi bubizane. Mukanya nyine reka mbanze numva uyu muntu. Noneho za zindi ndazizana. Sawa turabonana. N'ibite byawe. meze bite bro? Komera sha. Biragenda se? Biragenda. Ahangaha se? Ubu ndahangaha narindi kugira utu business. Nitwo narindimo kugira Ari mu business. Byagendaga se? Byagendaga cyane. Meze neza? Cyane rwose. Ahubwo uragenzwa n'iki? Yewe se njye nanjye nta kibazo tu. Nese mani ntabwo nta kibazo ufite nta muntu wari wakubangamira. Kare kama mfite na bodyguard. Ushaka ko nkora? Nta muntu wari wakubangamira. Nta numwe rwose. Uyu munsi se ko uhuye nawe. Wewe uri kwikina mwana. Si bimvuga. Serani yofana peti. Bone rwose. Ndi kubona wagira ngo uri kwikira. Noneho ndaje nkwereke. Mpamagare. Hari ikintu utazi. Njye iyo umuntu ankinishije akomeza kwigira wadanje. Banza nkamukata uguta. Ubundi baragusura mu ishati cyangwa nyiko. Oya ushaka kunkatira imborosi. Oya bashira hano gato utagoranye. Uzise. Cyangwa se nkukuremo ubwonko. Oya akira ariko utanyica. Sureba ubundi ngiye bacaka abantu nkamwe batagorana. Urakoze sunyihera agafuni. Ugenda amahoro. Genda mubi. Iyi ngiyi ndayitsindiye. Kangiye kureba n'ibindi byazizamye sho. Mubabo. Ngosha, ubundi ushaka iki? Uri kumbona amasha? Ako bi. Nobinkangisha. Urashobora Noso Cyangwa ngubu tuvugishije ukuri uri murambazi. Ikibazo kugenda utazi niyo ujya wangiza ukashaka kuzana. Nose aho jya nisunyobora. Ako Rwanda ndumva rufite n'ikiburu nabanza nkafata ama. Bari rutaga nkukata imborosho. Ubundi baragusiramuye. Bataturamura se niso ongera ushire ibigambo se mite nkwereka. Kandi none. Gusa waje coco. Hano ngaho ibintu ufite se none. Nta kintu mfite. Nta kintu ufite sigenda mu. Nta kintu. Bane byo bitajya aho ngaho. Haguruka komanya. Nta kintu mfite. Ubundi ibintu nk'ibi ngibi bakajya bahura nabyo bakabyiga. Burya nabibwira mama wandekuje. Kibaye ikigoryi noneho walahi. Kigorgira. Ubu se ni phone. Nose urabona ngendanira. Hakurunu. Iki kintu si kirwayira. Ngendanira phone. Ubu nawe uba ugenda wiyemeye ngo mfite phone ngo njye kugibya. Phone se ngendanira phone. Ubu ninongera guhura nawe muri iyi nzu. Menye ko nzahita nkwica. Umenye ko nzahita nkwica. Reka umushina w'iboko. Ibintu by'ibigoryi gusa. Nongera guhura ikintu nacyo kimeze kuri bita nkikata amabya. Oh shit. I don't want peace. I want problems always. Kwa gisaza. Isisa uri muri agesha. Naringiye hariya hirya. Wari ujya gukora iki? Kureba umuntu hariya Gisazara. Utasha ufite amafaranga? Nayo. Ntayo? Nayo mfite. Uru rusazara. Mujye mugenda mufite amafaranga. Ntayo mfite.
ntayo nta mafaranga mfite ntayo Ewe, pa. uramporeye urukunsaga wamaye amafaranga ntayo kabanze ndebe niba harimo amafaranga mama aranyambuye muri mu biki n'abavandimwe mu ntabara hamwe mpyiko yampondaguye none se muze aguhoye iki murapfa iki wowe nawe narindi guturuka hariya mubona haramfata nanyambura arankubita uyu musore ni ikinyoma uyu musore ni ikinyoma umufata ariko akabaki yiwe gifite n'ibyo mufate mukabukirane ceceka wagisaza nagupfumura ndabakubita Esha, ntabwo nzongera kwiba.